uto ukubera utoni utoye uguhire mutoye niyo ntangiro y'urugendo urimo ntanyurasa sava mu rwego ajya mu rundi harema ingamba abanyarwanda kuva ari ikirezi mundi mbuti ndirira ruga mbindangarwa ingoboka rugamba n'inararibonye uwangabato nakabagire uwangabato yemwe nakabagire utarumurira abana mbese yitwa nde uwangabato nakabagire udakunda ababyiruka mbese akunda iki uwangabato nakabagire. Muraho neza hobe hobe abacu muraho neza murakomeye twishimiye cyane kubana namwe ndi Clarisse Karasira umukobwa w'Imana n'igihugu ndi kumwe n'utwari wanjye Dejoie turi kumwe kandi n'umuntu udasanzwe hano ukomeye cyane uduhaye ibyishimo uduhaye Rwanda uduhaye ibyiza byose n'umugisha cyane kuba turahangaha nk'uyu umuryango wacu namwe mwebwe bakozi bacu dukurikira buri munsi cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane hano kuri YouTube ndetse kandi mugakurikira iby'imiziki yacu ariko mwamaze kuba mu muryango. turanezerewe cyane ko urebye uburyo tubana n'abantu bawe bisa nkaho ari abantu bo mu rugo bisa nkaho twabaye umuryango hari igihe njya nsoma ibyo batwifuriza amagambo meza bakubwira uburyo batuba hafi ukabona ari ibintu bidasanzwe turabashimiye cyane kandi turabakunda ndetse turabibubahira ku buryo bw'umwihariko turabashimira cyane kandi n'ikindi kuko twagiye kuba ahantu kure yo mu Rwanda ni byiza yuko dukomeza kuganira nka gutya turabyishimira cyane iyo tubona mutwitayeho tumaze igihe twarabatangarije ko twibungenza twitegura kuzibaruka umwana twabonye ubutumwa bwinshi bwiza bwanyu butwifuriza kwibaruka neza butwifuriza ibyiza umunsi ku wundi tubona urukundo rwanyu niyo mpamvu twifuje ko tutakwihererana bino byishimo cyane cyane ko turi kure wenda ubu ni uburyo bwiza bwo kugira ngo tubegere tubashimire tubabwire yuko Imana yabikoze neza. Imana yabikoze neza twabonye uburyo Imana ihambaye mu gikorwa cy'iremwa amezi 9 umwana akurira mu nda twabonaga ari ibintu bidasanzwe na n'uyu munsi twaducishwe bugufi cyane kubw'icyo gitangaza Imana yakoze ariko kandi nta kintu kinezeza nk'uburyo muba hafi umuhanzi wanyu Clarisse Karasira ndetse bikanarenga ubuhanzi bikaba n'umuryango ku buryo tubara imiryango y'inshuti zacu namwe mwese tubabaramo nubwo benshi tutanaziranye mbona nkubone ariko aha dutuye muri Amerika turabibona ubona ko abantu bamwe muri mwe bakunda ibihangano bya Madamu urukundo rwanyu turarubona kwa muganga mwaradusuye turabibona aho dutambutse turabibona ko mudukunda bibavuye ku mutima natwe tuvuye ku mutima turabashimiye cyane kandi tukanashimira buri muntu wese ufata akanya k'iniyo segonda akandika ubutumwa bwiza akadushyigikira akadukomeza turabashimira cyane. Uru rugendo rero rw'amezi 9 dufite uyu muntu udasanzwe iki gikomangoma mu nda twigiyemo byinshi twabashije kubona neza kurushaho no gusobanukirwa agaciro k'umuntu ka buri muntu wese ndetse n'uburyo Imana ikomeye cyane uburyo Imana yambaye n'ubuhamya burebure bwo twazavugaho ikindi gihe ariko isomo rikomeye ntekereza twakuyemo nuko buri muntu wese ari hano ku
isi kubera umugambi w'Imana. Nta muntu n'umwe wiremye, nta muntu n'umwe uri uko atigize. Buri muntu wese uko asa, uko areshya, uko ameze kose ari mu mugambi w'Imana. Twubane, dukundane cyane, tureke ibintu bibi byo guhemuka muri ubu buzima. Muri iyi minsi uyu ni umunsi wa 8 urebye umwana avutse, turamureba tukavuga ubu buri muntu wese aba yaravutse ari innocent and pure nk'uyu mwana wacu, ariko kubera ubuzima n'isi tubayemo irimo ikibi, ugasanga umuntu arahindutse. Ariko ikintu kimwe turi kwigira muri iyi experience yo kuba ababyeyi ni ukwiga kubona umuntu aho ubuzima bwamwerekeje hose, ntiturebe ahari ngo tuba ariho twamucirira urubanza, ahubwo tukamureba kera ari umwana, kera kuko twese nta muntu mu by'ukuri warahisemo ahavukira, uko avuka, uko ari bureshye, uko ari buse, byose ni igeno ry'Imana. Kwiga kubona umuntu rero ukamubona mu ishusho y'umwana kwa kundi yari ameze akiri mutoya, bifasha kumukunda niyo yaba adakunditse. Kimwe mu bintu turi kwiga, ndetse turizera no kuziga byinshi cyane muri uru rugendo rwo kuba ababyeyi. Benshi muri mwe mwadutanzeyo, murabyiruye, wasanga mufite n'abamunuzukuruje. N'umugisha muzajya mutubwira ibitekerezo, natwe dutanga ibitekerezo ku bataragera kuri iyi ntambwe. Ariko mu by'ukuri umuntu wese twamwifuriza kuba umubyeyi, twamwifuriza kurera, twamwifuriza guterura ikibondo, umutima wo gafunguka ukuzura umunezero nk'uwo natwe twuzuye uyu munsi ku bw'umumarayika uje mu muryango wacu. Ducunguje uburyo umwete rero, muri make twashaka kubasangiza ibi byishimo, tubabwire ko twibarutse amahoro. Ariko kandi turi ku munsi wa 8 w'ivuka rye. Ubundi mu Kinyarwanda habagaho umunsi wo kwita izina, abenshi bazi nko kurya ubunyano. Muri iki gihe nabonye n'inteko y'umuco, hari umuyobozi muri bo wavuze ko hari uburyo bishobora kugorana bitewe n'uburyo imiterere y'isi igenda ihinduka, imivukire y'abana, aho bavukira n'ibindi bitandukanye. Ariko kandi dukunda umuco wacu, natwe niyo mpamvu twavuze ngo uyu munsi wenda ntimwaje mwese, ntabwo byari gushoboka ngo twite izina, ariko twabonye amazina mwagiye mutwoherereza, bamutekereza ko umwana wacu ashobora kwitwa amazina menshi ageze nko ku gihumbi cyane, meza cyane. Uzi ko ageze nko ku gihumbi uyateranyije, kuri Facebook, kuri Instagram, kuri YouTube. Imana ibamugisha, muri abisi beza rwose pe. Yes, ugomba no gutekereza n'ubuguka uzasubiza buri wese tukanamushimira cyane rwose. Hanyuma rero mwarakoze cyane kumwita amazina, ibitekerezo ni byiza cyane, nabo mu muryango we baramwishimiye bamwita amazina. Ariko kandi nyine ntabwo yakwitwa amazina igihumbi yose, hari ayo nyine agomba kwitwa. Twashaka kugira ngo tubabwire, hanyuma tubasigire urubuga rwanyu rwo gukomeza kudusengera no kutuba hafi. Umwana wacu rero shari tubwire umuhungu wacu. Umuhungu wacu, izina rya mbere ari ryo ry'Ikinyarwanda rikaba n'irinyafurika, yitwa Kwanda. Kwanda rero bisobanura kwaguka cyangwa se gutera imbere, kwaguka cyane bitagira imbibi mu buzima, mu butunzi, ndetse no mu kumenya Imana umuremyi wa twese. Ngiki cyo Kwanda bisobanuye. Rikaba ari ryo zina rye rya mbere, ari naryo twifuza kuzajya tumwita. Uyu ni mama Kwanda, nanjye ni papa Kwanda. Hanyuma irindi zina azitwa Krasny. Krasny bisobanura umuhungu mwiza, yaba imbere yaba inyuma. Irindi rero rya gatatu yitwa Jaira. Jaira bisobanura ngo Imana ifasha abayo, cyangwa se Imana niyo izatanga ibikenewe byose muri ubu buzima.
ngayo mazina y'umwana wacu. Yitwa Kwanda Krasny Jaira. Kwanda Krasny Jaira. Ngayo amazina y'umwana wacu. Turabashimiye ku mazina yanyu meza mwaduhaye. Ndatekereza twari twavuze ngo tuzagororera uzahuza natwe izina, ariko nta muntu n'umwe nigeze mbona yandika iryo zina habe na rimwe, ariko amazina yanyu yose ni meza. Ushaka kwitaba undi mwana we nawe ashobora kuzagenda akayarebamo, ni amazina meza. Twizere ko rero Kwanda wacu muzakomeza kumukunda, muzamuba hafi, muzamusengere, akura ari umwana ushimwa n'Imana ndetse n'abantu nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Yego, murakoze. Yari umuryango w'Imana n'igihugu. Amazina Kwanda Krasny Jaira niyo mazina y'umwuzukuru w'Imana n'Abanyarwanda muri rusange. Murakoze, mugire ibihe byiza. Ubwo umunsi umwe tuzabazanira umwuzukuru mu Rwanda. Ibihembo mwese tuzabahemba, tuzabataramira bitinde. Murakoze cyane, murakoze.